munsi nakaruhuko nakindi ndi bukora usibye gusinda ese ko mbona usa n'uwa Meza TV ryohera abagukurikiye. Yes bakunzi ba Meza TV mumeze gute aho muri hose mu gihugu iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru abo mu mujyi wa Kigali WhatsApp man muri kumwe na Gitera umuhana vayo nyamutegera kazaze ejo umukambwe umusaza wahazaza turi kumwe n'umusaza wakoze cyane kuva kera nkabandi numwe mu bafana be uno musaza noneho ubwo turi kumwe wenda niyo nahita nipfira bro bimeze bite G Bruce uyu munsi nakaruhuko nakindi ndi bukora usibye gusinda negereje ko weekend igera njye n'inshuti zanjye tugasepera yeah man ni fresh ni OG uyu munsi nakaruhuko nakindi ndi bukora uretse gusinda negereje ko weekend igera njye n'inshuti zanjye tugasepera yeah abanyarwanda hano muri mwese mumenye ko hahiye koko twavuye Igisenyi twatembeye n'ahandi hose mwifuza ko tugera muhora mubadutuma reka tubabazanire bro abakunzi bawe bati mutaye cyane bana ni dutaye twese OG tujye home okay ndabasuhuje cyane bakunzi banjye ya nari mbakumbuye kabisa ndakeka namwe mumeze neza nanjye ni fresh ni OG muri kubibona tu G Bruce umeze neza nyuma yuko nge nari nzi kuba Kigali ariko tuza kumenya yuko ubi Musanze biba ngombwa yuko tuza tukagusanga kugira ngo tugirane ikiganiro kuri Meza TV G Bruce kubera icyo utari Kigali uri Musanze ndi Musanze first of all ndi Musanze kubera ko ndahakunda cyane n'ahantu haba klima ingwa neza tu ngira ngo uri kubibona ko agaskine kameze neza icya kabiri mpari kubera ndi mu kazi kajyanye na music nyine uri muraririmbira Musanze se cyangwa nibindi bijyanye na music ariko atari ukuririmba cyangwa byose ni kombi ndi kuririmba ho murabizi ni international ariko ndimo ndanakora n'akandi kazi ka music nanone still music production niyo mpamvu rero ndi hano mu karere ka Musanze for the reason no kuvuga ngo abumva neza G Bruce afite studio itunganya umuziki mu karere ka Musanze niho ndi gukorera kabisa bari babizi nakoreraga I Kigali no mu majyepfo so iyi ni turn rero y'amajyaruguru kabisa kandi hano aboro ni sawa man ni fresh hari abantu bameze neza man mu buryo bujyanye na passion y'ibi bintu tubamo ndetse no gushyiramo imbaraga ku rwego rwo hejuru kabisa none se G Bruce abafana bakunda kuvuga ngo G Bruce yarabuze G Bruce ntakiririmba G Bruce bimeze bite wababwira iki ikintu nababwira of course nibyo barambuzeho gato ariko si cyane ndahuze urumva mpugiye ku bintu byinshi harimo gutunganya izo project z'abakiriya banjye harimo no gutunganya album yanjye ya kabiri ndimo ndategura kuzashyira hanze so urumva rero nyine niyo mpamvu njya mbibabwira iyo mufite ikintu mugiyeho ntago wanshaka ngo upfe kumbona tu kubera ko haba hari icyo ndi guteganyiriza abantu Okay, sinzi nimba ari kwa kundi wavuga ngo umubaji w'imitima ntiyayiringanije cyangwa se n'abantu ntibahuza akazi cyangwa se n'umwuga ariko hari abahanzi nzi bakora bakagumya bagakora ariko bagategura n'ama-album ku buryo arabaha indirimbo bafana be mu mwumve abahe na album mu gihe muyishakiye mbese igihe cyose mushatse ikintu cye muri bukibone G Bruce kuki ubwo buryo atari bwo wahisemo gukoresha ubwo buryo nagaruko atari bwo nahisemo gukoresha ahubwo
navuga ko ubu systeme nkoramo navuga ko iri solo nyine mbikora like on my own, so bishatse kuvuga ngo bimfata imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo bintu mbitunganye, niyo mpamvu. Eske abantu bose reka dusimbuke tusubire i Kigali tugaruke ni Musanze, abantu bose cyane cyane mu ntara, uri hano i Musanze, uri Rubavu, uri Karongi, uri Rutsiro, reka tuvuge wenda utwo turere, aba yifuza kugera i Kigali ngo abariho yakorera. Eske wowe inzi ko wakoreraga i Kigali kera nkiri umupeti n'ubundi nubwo ndi umufana wawe, noneho nkigera no kuri TURA aho wakoreraga, wabaga uvuye i Kigali, wahisemo kuva i Kigali uzi Musanze, uretse gusa kuvuze ngo kirima gusa, nukubera iki we wahitamo kureka gukorera i Kigali kandi ariho buri wese aba yifuza kugera wowe ukazi Musanze? Niye mama rero impamvu abantu benshi bahorana inzozi zo kujya nyine kujya i Kigali, ubwo mba baravukiye mu cyaro. Rero ngende uw'i Kigali, rero nago ndi abantu bajya i Kigali bamarayo icyumweru kimwe, wamubaza se bro home ni hese, nge mu rugo ni kegel. So ngiye mu rugo ni i Kigali kavukire. So rero iyo passion yo baba bafite yo kujya kureba mu murwa mukuru cyangwa mu mujyi, nanjye niyo matsiko nagize yo kujya kumenya ahandi hantu ntazi tu. Sometimes kandi usanga ari discovery nziza tu ku ruhande rwanjye tu. Wavuye i Kigali uzi Musanze, uza kuhakorera umuziki wawe, uririmba kandi ukaba na producer hano i Musanze, ufite studio yawe urikorera, ufite abahanzi uri kuzamura hano i Musanze, urifuza ko bagera hano nkahe? Ikintu cya mbere numva mba nifuriza abahanzi nkorera, first of all, haraho nanjye izina ryanjye ryavuye, hari naho rigeze. First of all, nifuza ko bagera kuri level byibuze nk'iyo nanjye izina ryanjye ririho, byarengaho bikaba ku rundi rwego rukomeye cyane, kuko nge ndi umuhanzi ku rwego rw'igihugu uzwi, uri recognized, ariko sinari naba international, ntago nari namenyekana ku isi hose nkuko bawumva abantu bose bari trend ku isi hose. Rero icyifuzo cyanjye ku bahanzi banjye nuko bagera kure cyane, n'isi yose kabamenya, kuko urumva kumenyekana kwabo ni nako kumenyekana kwa touch yanjye, cyangwa se ko buryo mbakoreramo ibikorwa byabo byiza. Niyo ntego yanjye. Yes, uvuze ko ibikorwa byawe birazwi mu Rwanda, urifuza ko n'abahanzi uri gukorera bashobora kumenyekana mu Rwanda cyangwa se bakajya no hanze yarwo. Eske wowe aho wifuzaga kugera urumva uhari cyangwa hari n'ahandi wifuza kugera? Ahubwo nta n'ahantu nari nagera bro, nta kintu nari nakora, sinakubeshya. Nk'ubizi isaha ibintu byose nkora nuko mfite passion, sibyo? Mfite passion, mfite inyota yo kugira aho nava naho nagera. Ndacyafite inzira ndende yo kugenda, nta hantu nari nagera kabisa, sinakubeshya. Ariko aho navuye, aho Imana yamvanye, ndahashima, kuko ntago nkiri G BRUCE wenda w'icyo gihe wari umaze nk'icyumweru kimwe amenyekanye cyangwa umunsi umwe, sibyo? Ariko ndacyafite ibintu byinshi ntari naha abanyarwanda for sure. Eske ujya kuza hano Musanze se wabanje kumakinga sure ko noneho n'impano wifuza kugeza aho wifuza zihari neza cyane? Man, Musanze, buriya Musanze na Rubavu, man, nkeka ko ari intara mu ntara dufite z'igihugu kwanza, cyangwa uturere. Man, harimo abantu bakunda abahanzi bakunda umuziki bro, ku buryo yanawitangira bro, kuko njya mbibona nk'ubu maze gukorera abahanzi benshi naha bro, urebye imbaraga bashyiramo, byibuze niba yasohoye audio cyangwa video, I'm making sure ko basi iri bwumvikane i Kigali basi n'icyumweru kimwe ntaribi, kuko ntago biba byoroshye, haracyari imbogamizi nyinshi. Ariko izo ntara uko ari ebyiri niho hantu nabonye kabisa hari impano kandi banashoboye. Kuba ushoboye, uri talented, ubasha no gupushinga ibikorwa byawe. Rero nabanje kuhiga ndahamenya, kuko sibwo bwa mbere nari imaje, najyaga mpaza mu bihe byashize iyo nabaga mvuye
mu ma festivals za Goma cyangwa mu bindi bihugu bya East Africa narahanyuraga sometime nkahataramira nkaharara nk'ijoro rimwe nkahataramira cyangwa nkahamara nk'iminsi 2 mbere yuko nsubira I Kigali kuko nkunda klima iyo muri bino bice kabisa nabikubwiye. So narabibonye ko hari impano kandi hari abantu bari bafite passion ya music kabisa. Yes, G BRUCE wambwiye ngo wabaye I Kigali niho kavukire, wabaye Musanze, watembereye I Rubavu, ndashaka umfatire Musanze umfatire na Kigali ubingereranyirize, numara kubigereranya uhita umbwira impamvu umuhanzi w'Imusanze adashobora kumvikana cyane. We ategereje ko baramukina I Kigali nibura icyumweru kimwe, nibura ahubwo yategereje ko bari bumukine nk'umwaka. Ikintu cya mbere navuga first of all I Kigali ni Kigali nyine umujyi mukuru no murwa mukuru ni mbese ni mu mutima w'igihugu isi. Ikindi haba hateye imbere mu buryo wenda bugaragara sibyo, ndetse nyine na hano buri muntu wese aba yumva afite inzozi zo mbese kuba yanakandagira. Hari n'abavuga ati nge ninkandagira I Kigali kabisa nishaka nzagende mbeyo mahibobo sibyo. Aho rero ho bitandukaniye nuko nyine Kigali ni umurwa mukuru w'igihugu, Musanze nyine ni countryside, ni ruhande nyine tu. Itandukaniro rero riba rihari I Kigali ho haba ari ahantu nyine hari activities nyinshi cyane, abantu benshi bari bize, buri muntu wese arahuze ibintu byinshi nyine mbese no guhiga amafaranga cyane kurusha uko mu ntara ho usanga okay hari activities zikaze, hari abantu bameze neza bafite ibikorwa bikaze banakorera I Kigali usanga banataha I Musanze ako ugasanga hasa nkaho hasinziriye. No mu mitwe y'abantu bakishyiramo ko ari ahantu nyine kure tu. Hari nk'umuntu ubwira ngo mani Musanze akahita avuga taho hantu subwo nahagera gute, kandi ku rundi ruhande ni ahantu hameze neza mani. Niba ari ahantu nabonye heza tu wenda uvuye I Kigali mani, hano hantu ni heza tu, harimo haranatera imbere cyane. So impamvu rero navuga ko atategereza ibyo by'umwaka, sometimes usanga hari ahantu henshi amayira bagifunze bitewe n'imyumvire yo kuvuga ngo umuhanzi wo mu ntara, something like that, ngo umuhanzi wo mu ntara, abahanzi bo mu ntara. Ugasanga rero nta nubwo hari bubeho ya mahirwe guhabwa ya mahirwe yo kuba bakumva, kandi still baramutse baguhaye amahirwe yo kukumva wanasanga umwana uri uwa danje, uri umuntu wa danje, kuko abapeti binaha barakora cyane, nta kintu cya danje nyine bagaragaza. Ariko still uramutse ukoze analysis usanga nibo bantu barimo barashyiramo imbaraga muri bino bintu. Ndakeka abapeti benshi ubu ngubu bari gutrending I Kigali nabo baturutse iyo hirya mu ntara, urumva. N'abastari benshi dufite mu Rwanda abenshi nyine ntago bakomoka I Kigali. Nibyo ngibyo tu. Hakorwa iki se cyangwa twakora iki kugira ngo umuntu ufite imyumvire itandukanye n'ibyo wowe ubona n'ejo hazaza ubonera ku bapeti bo mu ntara, hakorwa iki kugira ngo n'undi wari we wese ufite power yo kuba yabapushinga abigaragaze? Sinabona ubuvugizi se, kubera ko wenda ndakeka atari abantu benshi bari hano hanze aha bafite mindset yo kuvuga ko n'izindi mpano z'ahandi hantu zishobora kurisinga zigashininga. Ariko just kubavuganira tu, mbonereho gushima MC Tino nabonye ari umuntu manu uri open cyane, uri broad mind, kuko abasha kwakira abahanzi baturutse inaha mana, akakwakira handi ufeelinga vibe nyine n'ubundi weho y'inzozi zawe wumva ko washakaga gufeelinga as a star, as nk'inyenyeri tu. Kuko nk'umupeta ashobora kuva hano inaha ari superstar ariko ugasanga ugeze hari uramusuzuguye ukaba umuciye intege. So ndashimira MC Tino kabisa, much respect.
ijambo ryawe ni rinini cyane cyane muri industry muri iki gihugu. Ngewe ikintu nifuza ko wavuga, ndagira ngo ugerageze use nk'ugira inama cyangwa se nk'ugaragaza uburyo bishobora kunyuramo kugira ngo wa mwana wo mu ntara, wa mwana ufite impano, ariko hari n'abandi nanone batabyumva neza ko umuntu wo hanze ya Kigali yaba afite impano izapushinga ikagera ku rwego runaka. Uwo muntu niwe nshaka ko umpera ubutumwa nabaha ni ukwirekura, ni ukoroshya ubuzima, ni ukwiyoroshya tu, kuko nta birenze man, nta byadanje tu, kuko ikintu cyose buriya nubona umuntu yakigize serious akakigira nka business kandi ukabona gifite arimo aragishyiramo imbaraga, muhinzi ratambuke. Dufite abantu kabisa navuga nahora nshimira, nari muvuze MC Tino, abantu nka Lakinze Imana kuri RTV, n'abantu nyine bamaze gusobanuka tu, bamaze kumenya agaciro k'impano cyangwa se ni music business tuba turimo. So abantu rero nk'abo babaye benshi muri no show business yacu, ibintu byajya mu buryo, kandi abantu niba umuntu muretse agakora ukamuha nyine umwanya wo kugaragara, arakora man, ntago nyine ahita akora yivuye inyuma. Ako ni umuca intege, uri kudindiza, uri kuhindura music history igikuri. Reka tuve ku iyo ngingo tugaruke mu buzima busanzwe bwawe. Ahangaha ukorera, ufite abahungu ukorera, aho wavuye wari ufite abo mwakoranaga, abo wakoreraga n'ubundi kugira ngo ugire urwego bakuraho ubushyire ku rundi, ariko se ubona nibura ibintu ukora hari aho biva naho bigera kubo ushaka gusapotinga? Of course, nk'ubu uramutse urebye nk'umuhungu wanjye Good Verse Mzaidi, ejo bundi yari ari ni Kigali. Peace kuri we kabisa, ni umuhungu witwara neza, ufite impano ya danje, kandi ubona ko afite inyota tu. Urumva aheruka gushyira indirimbo hanze yitwa Sunika, indirimbo ya danje, ushobora no kuyireba kuri YouTube. Abajama nka Fizo Mason, muraperi mwiza cyane. Urumva nawe ejo bundi yari ari i Kigali. Urumva icyo nifuzagaho, icyo mbifuzaho bagenda bakinyereka sometimes, sibyo? Hari n'abandi mba naragiye nkorera, ugasanga nago bakindi mu maboko, ariko ugasanga bahise babona management, bahise basinya udu contract tumeze neza. Rero iyo niyo nge ni nzozi zanjye mu bijyanye no kuba nafasha impano zikiri ntoya, you know. Rero ndumva ari ibyo, nibyo ngibyo. Icyo mba mbitezeho, abenshi muri bo barabinyereka, abantu nka ba King Xavier, King of Dance Hall. Urumva bagerageza kubikora kabisa, ukabona barabigaragaza ko bafite ubushake bwo gutera imbere, you know. Nibyo ngibyo. Abo ngabo wafashije bakagira ahantu bagera, nibura bagarutse se gushimira cyangwa babaye baragaye n'ingayi? Turahorana, baranshimira. Sibye no gushima gusa, nyine nyine ninjye dadi wabo. Urumva niba rero umuntu ashobora kugenda akakugarukaho, nuko hari ikintu akubonamo kifatika, kandi of course ni nako bimeze, you know. So rero bituma n'abandi bahita bavuga ati usiko uramujama, reka natwe tumugane. Nuko biba bimeze bro. Yes, gutya tuvugana, wowe G Bruce uri kuzamura umuziki wo mu karere ka Musanze. Nta nzozi ufite zo kwagura imipaka ku buryo noneho urazamura mu turere twinshi, apana Musanze gusa? Wenda nitugushaka tuvuge ngo nubwo atari Musanze, wenda ari Nyabihu, nubwo atari Nyabihu ari Ngororero, wenda sinzi. Of course ngewe ino gahunda nge ni gahunda maranye imyaka, nge kuva abantu bamenya, nge nihorera mu ntara. Abantu benshi uzasanga banzi, n'impamvu nyine hari abantu usanga baba baranambuze, ugasanga bafite ukundi bari gutekereza, nuko mba nibereye mu kazi, ndi bize, mba nacomotse nibereye mu ntara. So nakoreye i Muhanga, nakoreye KGL, nakoreye za Rusizi, nakoreye
ndimo ndanakorera hano mu karere ka Musanze. Urumva rero aka ni akazi kanjye man, ni akazi kanjye, ni business, ni plan yanjye, ya ni ibintu ngiye mporana ku murongo wanjye w'ibikorwa, you know. Ya ntago rero umukunzi wanjye cyangwa se abakiriya banjye banshaka ngo bambure, ntago bishoboka, kuko hari icyo mbagomba, hari icyo bankeneyeho, hari nanjye hari icyo mbakeneyeho, so ngiye ndi flexible. Bakunzi ba Meza TV, mbibutse ko hano ni imbere ya kamera za Meza TV, muri kumwe na Gitera umuhanavayo nyamutegera kazaza ejo, umukambwe umusaza w'ahazaza. Turi kumwe na G BRUCE, umuhungu umunyabigwi. Ngewe ntababeshye ndi umufana wa G BRUCE, n'ibitaramo bye byose najyaga mbyitabira ndetse cyane, ariko G BRUCE ntago herutse Gisenyi. Impamvu mvuze ko udaherutse Gisenyi, ngewe nigeze kwitabira show yawe nko muri 2015 gutyo, 2016 ntago harenga, ahantu bitaga resharijeri kera kibaho. G BRUCE naje kubera wowe. G BRUCE guhera uwo munsi nagumye nshaka ibintu uri gukora nkabibura. G BRUCE turongeye turahuye. G BRUCE bikubwiye iki koko? Man, biranshimishije bro. Iburiya hari ikintu kijya kinshimisha iyo nk'umuntu twaherukanaga mu bihe nk'ibyo ngibyo cyangwa aribwo yaherukaga kumbona, tukongera guhura warateye intambwe. Ndakeka icyo gihe ntago wari ufite microphone, ariko reba ubu izi saha umufana wanjye mukuru arimo arambaza ibibazo. Urumva ni ibyishimo man, it's my pleasure. Urumva ni iby'agaciro, biba bisobanuye ngo ahubwo music yanjye ntago izapfa, kuko niba abakunda ibikorwa byanjye nabo bahari aho bageze barateye imbere, music yanjye nayo rero igenda itera imbere every day, you know. Kubera yuko twebwe turabahamya bo kubihamya ibyo wakoze, wa breakinze abahanzi benshi cyane batandukanye. Icyo gihe ngende umufana wawe wari nko mu bahanzi batatu ba mbere mu gihugu bafite ijwi ryiza, kandi na n'ubu ngubu ntaho ryagiye, ntago wigeze uba umusinzi ngo ryaragiye. Urongera ubakorezemo akandi karirimbo kamwe gusa ubibutse. Ese kombono usa n'uwamenya gukunda, urasa n'uwaryohereza ubuzima, nyamara ntubizi ko mfite uburibwe, birababaje kuba kure y'urukundo, uwamawumenera nabwira icyo nsabaga, nkakubwira imvune zose nagize, nyemerera ndaremerewe, akantu gato nsabira, ngabira akanya gato, ntibyoroshye na gatoya, nyemerera nkwereke uko bigenda, akanya gato, akanya gato. Uraririmba ugakora ku mutima w'umuntu neza neza, ukahakabakaba akumva neza intoki zawe ku mutima neza cyane, ukahakabakaba fresh. None se bro, ngewe ereka nkubwira ikintu gitangaje kandi mba mbona abana bari hafi yawe bakora umuziki barahiriwe. Gukorerwa umuziki n'umuntu nkawe, w'umuririmbyi nkawe, w'umuhanzi nkawe, w'umwanditsi nkawe, ukaba akuri hafi, uwo mwana akora umuziki yarahiriwe pe, kandi n'ahantu yifuza kugera aho ari hose azahagera. Bro, usibye ubushobozi bubura man, ngewe izi saha uwama amafaranga nk'ayo abandi bajama baba bafite, ariko ugasanga nta mutima bafite wo guteza imbere ibintu man, nibwo wamenya tu passion ikindi mu mutima tu. Ya naho ubundi talents zirahari, ubushake burahari. Nifuza ko buri muntu wese twahura byibuze yangiriraho umugisha, cyangwa akagira icyo anyigiraho, cyane cyane ko nanjye buranyimba nyine nanjye nkunda kwiga no kumenya byinshi biruseho. So nifuza ko rero twahura wese icyo mbashije
yakimboneraho umugisha. G BRUCE uzi kuririmba cyane ku buryo uririmbira n'umuhungu akumva hari ahantu mukoze. Abakobwa bakubwira ngo iki? Oya kwanza ntibanakikubwira kuko uburyo warabirambiwe. Niba ushobora kuririmbira umuhungu akumva hari ahantu mukoze umukabakabye ku mutima, umukobwa bishatse kuvuga ngo ahari hose wamuririmbiye aba hari ikintu gikomeye cyane wakoze, bigaragaza ko ushobora kuba ufite n'urukundo rwinshi kuko akari ku mutima gasesekara ku munwa. G BRUCE ikibazo ngiye kukubaza kiragira kiti, nta mukobwa waba warigeze gukundanaho nawe cyangwa se ukaba ukundana nawe akaba yaranze nko kukuva mu mutwe n'ubu akaba ari uririmbira? Esha wapi. Nta mukobwa numva cyari ukora wenda nko mu makwe, iyo njya mbibona iyo ndirimbye nko mu makwe nibwo ndeba emotion z'abantu, cyangwa ukabona nk'umugeni nyine abuze uko yifatararize, nyine niho hantu wenda nkunda kubibonera iyo naririmbye nko mu makwe, cyangwa nagiye nko muri concert irimo abakobwa benshi nkareba emotion zabo nyine, kuko iyo uri kuri stage uri kurebana n'abafana mu maso. Uri mukuru umaze igihe ku isi mani, ntabwo ari gitoya cyane kuko hari nabo mwavukiye rimwe wenda batakibaho, hari n'uwatabarutse ari kuvuka. G BRUCE bishatse kuvuga ngo wanyuze mu bihe byinshi, ushobora kuba warakundanye n'umukobwa ubu ngubu akaba ari ex wawe, ariko akaba ahantu ari akaba azi ko mwigeze gukundana, nawe ahantu uri ukaba uzi ko mwigeze gukundana. Uwo mukobwa yigeze kubaho? Shaka wese yabayeho tu, kuko ngewe mu buzima bwanjye ofete abantu benshi bakeka ko abaririmbyi nyine baririmba R&B akenshi ngo baba barya abana utuntu nk'utwo, nyine urabizi ibintu abantu baravuga tu, ariko ngewe ndi umwe mu bahanzi nakundanye n'abantu bakeya. Rero urumva nago nyine abantu twakundanye nago mba nabibagirwa, ariko arahari umukobwa twigeze gukundanaho kabisa. Ngewe umuntu dukundanye mu urukundo rwuzuye, kereka iyo hagize abantu babyivangamo ntago yabura, arahari. Imana imfashe uwo mukobwa abibone yuko wigeze kumukunda, azanabizirikane mu buzima bwe bwose kuko n'ubundi urukundo ni urwa mbere. Reka dusoze ikiganiro nge nawe twari dufitanye, ariko ndagira ngo ngusabe ugire icyo usaba abakunzi bawe, ugire icyo usaba abafana bawe, ugire icyo usaba abahanzi bawe, ugire icyo usaba n'abanyarwanda muri rusange. Icyo nasaba abakunzi banjye first of all ni nka ide nabaha, bino bintu dukora hari abantu bishyiramo ko uba wihagije, urumva ntago twihagije tu. Rero niba ukunda umuntu uragerageza ikintu cyose wakora kugira ngo umusapotinge. Rero ntago ari ukumureberera ngo umubone ari hejuru arimo aratwika aba aribwo nawe ujya mu bicu, ariko nacika intege nawe itumera gutyo. Niba ukunda umuntu mu gihe yacitse intege, ahubwo mbuba aribwo na ugaragaza ko nyine uri umufana wiwe. Ntago abafana ari abo gushoutinga gusa no gusakuza umuntu ari kuri stage. Abafana ba nyabo ni abantu bakuhora hafi mu buzima bwose. Ndanashimira abafana banjye baba muri Amerika, muri covid banyitayeho fet baratekereje baravuga ati subu umusaza meza ate hano aho ari muri Afrika. Mbona abantu nkabangahe baranyandikiye amanimero yo muri Amerika, mbona bamaye amafaranga. Ndavuga se mu bitekereje gute, kuko icyo gihe nari ndi Musanze nyine covid igiza nyine itangira, nari ndi Musanze, ariko unarebye kabisa abafana banjye baba hanze banyeretse ikintu kidasanzwe. Urumva rero abafana nk'abo abantu bose bakagombye kubyigiraho. Niba umuntu mukunda, ntago urukundo rw'umuntu cyangwa kwereka umuntu kumwemera biri mu magambo gusa. Muhamagara umubwire uti bro ndakwemera, tera imbere kabisa, fata n'izi miliyoni 5 mani, genda ushote video za Dubai, ukore video nziza, bintu nk'ibyo. Atari ukuvuga ngo nuko ngo uri manager we cyangwa ngo hari deal umufitanye. No gukorana ni byiza, business tukaba twakorana ukampushinga nkakubyarira inyungu of course, ariko niba uri n'umufana gerageza bafana bo mu Rwanda tubohoke tu icyo nicyo kintu numva nababwira. Ikindi nabwira abahanzi banjye ndimo ndapushinga,
ntibagacika intege, yani bagacika intege kuko ku isi nta hari akantu nkunda kavuga ngo pain pays, kandi ngo ubuzi pain pays, ikintu wavunikiye kikwishyura neza, urumva. Icyo nabwira abanyarwanda bose muri rusange, ngenda bakunda, murusheho gukomeza gukundana hagati yanyu, mutezanye imbere, mureke ibintu by'amakimbirane n'amatiku, ntago ari sawa man. Muharanire gutezanya imbere, sibyo? Nibyo ngibyo tu. G Bruce, reka nsoze ngewe ngushimira by'umwihariko kubw'imyaka umaze mu muziki. Nongere ngushimire kubwo uko support uri gutanga mu muziki, nongere ngushimire kubw'abahanzi uri gufasha kugira ngo bagere aho bagera, nongere ngushimire ko wiyemeje ukava i Kigali ukanyarukira no mu ntara kugira ngo nibura ugira uruhare rutanga ku bahanzi bo mu ntara. G Bruce, ngewe icyo nagusabirana umugisha ku Mana. Ikindi cya kabiri, ahantu uzajya ukura intambwe Imana igihe ihita ihatera indi kugira ngo igupushinge cya kintu wifuza kugeraho uzakigereho, kandi birenze ibyo byose Imana iduhana umugisha. Imana ibaho umugisha kuba mwansuye igikari cyanjye, murabona ko nta bintu, nta zuba rihari, harasa neza. So mukomeze namwe mutere imbere. Meza TV, you guys mukore subscribe, mukore comments, mukore ama like ku biganiro byabo, kubera ko no gutezanya imbere, kandi ndakeka nta kintu bisaba, just n'ubuntu gufasha umuntu kuri YouTube channel ntago ari bya danje. Dufashanye dutere imbere, amateka yo gutsikamirana tuyakandagira ave mu nzira, si so G Bruce forever, turi kumwe kabisa every time. Nigitera ndabakunda kandi cyane, I love you. Meza TV ryohera abagukurikiye.